mu gitondo sabe wigeze yibika bajyaga ntabwo nigeze nibuka Christine ahubwo njyewe na bari wibaga amatungo baramuhabuye barakubwanga ngo wibye karosiya ukayishyira mu mufuka ngo hazamo amaraso ntabwo nari kwibuka Imana apeti barasibye karosiya n'umuntu w'umukristo cyane ibyo bintu sinari kubikora ariko nkaho kugenda nkahita nirebera agafilime ubundi twageraga mu rugo kuko ntakubonye mu misa nicaye hirya inyuma basomye iki njyewe nasomye buriya natangiye gusoma Bibiliya ndi muto niga muri primaire nari narayisomye hafi ya yose wenda nuko ntayumvaga kubera ndi umwana cyane nari narayisomye ariko twongere tubasuhuze twizere ko mumeze neza Imana ikibarinze kaze kuri channel ya Mkena Cardinal. Iki ni ikiganiro cya kabiri tugiye gukorana na bano bavandimwe nk'uko ushize mu kiganiro mwabonye cyatambutse twari twagikoranyeho twakoze igice cyacu cya kabiri bitewe nuko twanga gukora ibintu birebire kugira ngo bitabarambira so tugitamo gukora topic ngufi kugira ngo ababireba bitabarambira kandi bitabatwara umwanya munini cyane. So murabazi ntabwo urimo kongera kwivuga ngo ni Savimbi ni nandi na Sonia na Jo kugira ngo ibyo byose ntabwo ari ibintu turi buze gutindaho. So tubahaye ikaze rero igice cya kabiri cy'ikiganiro cy'uyu munsi kuba ko mwamaze kubamenya bakaba barababwiye uburyo twahuye isano dufitanye n'ukuntu tubanye uyu munsi tugiye kuganira ku bintu by'ubuzima busanzwe ibintu bitari buze kubarambira nanone. So ubushize twarangije ikiganiro Savimbi atangiye kubaza ukuntu tumeze ukuntu ariko duhita tubereka ariko ndakeka kira kibazo utari buze kukivuganaho ibyo ubu mushigikiye ko kira kibazo twakiganiraho ikindi wabaza ikindi okay ntari wabaza ikindi rwose oya ndabizi ufite ko mahuje azabire ntabwo ari babirekeramye n'uyu ngo babyihorere ariko ngiye nabaza n'ikindi experience ariko ni ikibazo kimwe gifite A na B byose ari ngibisubiza nyuma yo kurongora ugashaka umugore nyine ukagira indi stati ukaba uri umugabo ukaba abana mu nzu n'umugore buri munsi mukaba muri kumwe turi kumwe aho ugenda ku kazi abantu bakavuga turiya n'umuntu wubatse twatashye ubukwe bwe nyine iyo stati yo guhinduka n'imibereho mu rugo nyine ni icyo kintu nyine ubona uvuga ati ibintu byambayeho nabonyemo umugisha nabonye ari byiza nyine ibintu byiza waje kungukira mu ibyo bintu byose ukavuga uti iyo nza kuba narabikoze kera unatubwira ariko noneho be nabwo utubwira ariko nanone iki kintu cyarantonze niba ushaka no gushaka iki kintu kiragorana ibintu nk'ibyo ni experience yawe mbese nshaka experience yanjye iki kibazo wajije ni ikibazo gikomeye no kugisubiza ni ikibazo rega cy'umuntu ushobora kukinsubiza neza bigatuma rega nanjye awe ni ahandi sinzi ko wapfa ngewe nyine wenda muri make sindi bijye details ibintu byose kugira ngo bitaza kurambirana ariko ikintu cyahindutse mu buzima bwanjye aho nshakiye cyambere cyahindutse nabyita gufata inshingano na mbere inshingano nari nzifite ariko ubu noneho nsigaye ndyamana nabyuka nkaba nzi neza ngo ngomba gukora iki kubera umuryango wanjye. Ikindi cya kabiri cyahindutse nsigaye mfite calls nkeya ntigereranyije n'izo nabaga mfite cyane. Urumva muri ya minsi twaga twita umuntu wese ubwo wese guhamagara ukamwitaba kuko bavuga ati wabona ari uyu nguyu buri mukobwa wese wahamagaraga uramwitaba ko ntiwaba uzi ngo n'ubu ariko ngubu noneho bigeze ubu ngubu umuntu wese wampamagara ugiye kumbwira iby'akazi umufamili ugiye kudusuhuza cyangwa inshuti yagiye kutubaza uko mumeze ntabwo ari umukobwa wahamagara se kuwa gatanu ko hari ikirori tuzajyeyo ese tuzajye gutabara kanaka baba banabizi ko washatse yes bose birirwa banahamba ntabwo icyo cyo ni ubuhamya na madame wa telefone yanjye iri hano sinya nta password yo muri telefone yanjye kandi nyine bari clear kuri madame wanjye ku byanjye byose bivuze ngo iyo umaze gushaka ba bantu bazi neza ko ari mu buzima bwawe badakenewe ubwabo bahita bivana mu buzima bwawe kandi ibyo nabyo kenshi biba bitewe nuko nawe wabahaye uburenganzira iyo wabaye wa muntu nyine ushaka kuguma muri bya bintu wahozemo kera bituma nyine n'urugo rwawe rusenyuka ariko iyo bivuyemo ukavuga ati njyewe hari aho mvuye hari aho ngeze ugatangira nyine urugendo rushyashya bituma ni nacyo kintu cyiza nabonyemo bituma noneho aho ugeze uvuga tuti nimba ari n'udufaranga mbonye twa famiye gukemuza ikibazo runaka
ntakana kuzajya impamagara ati mani bimwe bya kera Joe biga mutara kambwa ati wampaye 5 umuntu wese impamagara yikandagira ukavuga ati se 5 nabi musaba mu rugo habuze ibi n'ibi baraguhisha ibyo bituma nyine muri make mpamagara mabuja nawe mbwira ni wambwiye akamba ubundi iyo shortcut izo ni shortcut zewe so urumva nyine ni ikintu cyiza hari ibintu byinshi bigenda bikuvaho by'imigoro byatuma gutakaza umwanya n'amafaranga mu bintu utari ukeneye ikindi nyine kubyuka imbere yawe hari umuntu iruhande rwawe iki kintu cya mbere cyiza kirenze ibindi byose ku kantu wakora gutyo atakuvuga ngo morning wakwita bagita kumbwira ngo urakire ku kantu ukuntu ari fresh ku kantu baba ari neza cyane ukabyuka mu gitondo urumva ugasanga yaguteguriye ibyo kurya icyo kunywa kandi imbere nawe barabizi twaryaga se kangahe cyasubiza n'igikomando nyine hari ibintu byinshi cyane bihinduka mu buzima rero ugize amahirwe nanone ugashaka umuntu mukundana none ikindi kirenze umuntu umeze nk'ari inshuti yawe kuko burya icyo maze kubona nyine mu rukundo mu buzima bwo mu rugo ntabwo urukundo ari ikintu gikonta cyane yego ahubwo respect ubushuti ufitanye n'umugore wawe nibwo ukunda kuko urukundo bro ushobora kujya mu rugo rugahita rushira kuko ushobora kuhagera ibyo waruteze kazajya akora buri munsi bitewe n'inshingano zindi zigeze mu rugo ntajya abikora utavuga ati wa muntu wanjye kahindutse ariko uvuga ati respect n'ubwubahane n'icyizere mufitanye n'imishinga mufitanye muri gupanga ati gukora iki nitwe n'ibiceri tuzakora iki kandi ukavuze neza ko umuntu muri kwipanga n'umwizeye tari bya nyipanga na savimba kantu niko baratisa ibintu turi kugapanga buriya aciye ubwaho yahita comoka kinangura ahita rero birafasha mu rugo no bihageze nyine uvuga ati umuntu nahisemo ngo tugende gupanga kuzategura nk'akantu urugero tugiye gupanga trip yo kujyana runaka maze umuntu turi wipangane ntago ari buze kunshirishamo baze guhamagaranya ubwo niba tikiyari 5 babwire umubwire kazi nayo kari 30 uravuga kungura inama ahita akubwira ati wapi hano bari kuduhendera reka turebe wamake icyo cyiza rero cyo kugira umugore nyine tumva hari ibyo mbisubije mu ncamake nyine hari ibyiza byinshi cyane ikibi cyo kumugira ikibi se soka kanya nta kibi cyo kugira umugore gusa nta kibi cyo kugira umugore keretse wagize umugore mubi nyine tugaragize amahirwe ugahitamo umugore mubi ko nawe yagira umugabo mubi uragize amahirwe ugasanga umuntu washatse uko wamushatse ari siko ari kagira gahita batotari ebana gahita noneho wawundi uvuga ati noneho uraje ubone yewe wahita uvuga ati noneho karabaye kuko ari igihe ushaka umuntu cyangwa mugashakana n'umusore cyangwa n'umugore yarakweretse ko ari umugore muzima cyangwa ari umugabo muzima kuri hagati n'akana katajyana navugana nawe bro wagera mu nzu bakimara kuba twikuru bagahita kubwira ati ukarunga munsi y'igitanda kuko twamaze gushaka urambaza igiti hamwe kuzubaka urugo ruba rubayegereza aho nyine ngo urugo rubiri rutwanagereza ariko nyine yewe rwose madamu wanjye nkuko namwe muzi nyine murabizi na mike turi amahoro turashima Imana ntabwo twavuga ngo duhora duseka guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru haraho mu kutumvikana ariko ni icyizere ibyo ni byo mu buzima nyine tubusanzwe ibyo ni ibisanzwe n'umuntu ku giti cye ntabwo ahora yishima aho agera bikanga ndumva ari iki kibazo wamajije wenda cyangwa ngo challenge wenda uhura nazo umuntu yakwitega mbere yuko ashaka nujya gushaka ntuzashaka kuvuga ngo ngiye n'uyu madamu nitomboreye giye kugirana rwose tugerane mu rwego bizaba bimeze neza turi mu rugo kuko akenshi iyo muri gupanga ibintu mu bipanga ntabwo ariko bigenda kugira mu rugo mwari mwapanze ati tuzajya dukoresha 10,000 ku kwezi bitarenga ariko mugahita mwamubonye abashyitsi mugahita mubona mugize akabazo kandi gatunguranye gatuma ya 10 mwapanze arenga nyine buri make ibintu expectinga mu rugo kenshi kwigero kinini cyane birahinduka ariko nanone bikazana umugisha nyine yavuze ngo urugo hari umugisha mbasanganywe wanje utanashamaje ariko hari n'uwabazanye rero mu rugo ura kenshi none umugisha utuma nyine wamushyitsaje akaje kubasura mukamwakira none n'igihe nawe azana afite icyo abazaniye mu rugo nyine mpamvu ugasanga rimwe na rimwe nyine urugo ni nka circulation utwubonye twakirije abantu bamwe abandi baraje bazanye utundi gutyo buri make nyine kuba mu rugo nuko utagenda gusa uvuga ngo ngene ngero na madamu ngo 10 by'umukino nzabiri tumaze cyumwe ushobora kubiteka umunsi umwe mwabiguze bikahita birabishyize bitewe n'abashyitsi mugize ariko nanone ya minsi ibiri ushobora kumara mu bikutwa mutabone kugura indi ugahitamo undi mushyitsi ubasura akabazanira 25 y'umuceri so mukuru nyine ubuzima bugiye bumeze cy'umucamazi
ndanyuzwe uranyuzwe njyewe cyane nzakikubaza turi kumwe na Imuke uyu munsi azaba ahari nanjye nzamubaza ikindi naba ahari reka tumutegereze abanza ava i Burayi buriya naza azatubwira ntabwo hamwe na hamwe ushaka umugore uzabimenya abagore bose ntabwo ari nkabaye muke kandi agiye usangamo nk'abadarira yezebe yewe ebana ndumva ari sawa njye ubwo ngubwo rero urasubijwe uranyuzwe se cyangwa uzanyurwa ari uko wabigeze ndumva njye umuhungu wacu ameze neza araryoshye uzishuke nawe rero ushake isadunda leta yabiciye amasadunda ubu muri gihe avuze ko baciye amasadunda ubwo basore ntimugiye kurongora noneho bimeze ayaciye gute bayaciye Kabina nyine bavuze ko abantu bose bigira amaninja birirwa bambaye ubusa kuri za social media nayo bose bagiye kujya babafu nyine icyo wari kuvuga ntabwo wamenya ikiri mu muntu ureba umugore wa fo oya bebera umutima ntabwo wamenya ikiri mu muntu indani ashobora kuza ibyo byose bavuga ngo ayo majipo akaza yambaye yagize ku maguru kwitandira rwose bikagera hariya ariko ikiri muri we nicyo gikaze kandi nicyo umugabo wese ashaka kandi nacyo n'umugore wese ashaka ikiri mu mugabo we n'umugabo ashaka ikiri mu mugore ntabwo ashaka rero ibyo kuvuga ngo wambaye ngo wagize ibyo ntaho bihuriye ibyo leta yacibwa imyambaro migufi ariko ntabwo yaciye ku ntabwo yaciye umuntu ashobora kuba mu ADPR ajya gusengera mu badivano ahantu hose anambara neza rwose ari n'isugi ariko mba afite mukushe ku mutima ya dari reka buriya njye naje no gusa buriya reka mbabwire kugira ngo abantu babane abamo no guhuza oya ntabwo mvuze ADPR ko bagira mu nyumve neza arayabura renga ahubwo mbatanzeho urugero nk'abantu bambara neza ibyo leta ishaka byose cyangwa abayisilamu cyangwa abadive bambara neza n'abakatolike hari izindi nsengero zaje z'ubusirimu bwinshi cyane ugenda ugasanga nk'abantu bagira ngo niho ya mideli baza kuyigaragariza iyo bagiye gusenga bapangwe ugasanga nyine bambara nyine by'ubusirimu bakisiga ku buryo andi madini barahuza niyo mpamvu nari ntanze urugero kuri ADPR ariko buriya rega no kuba uri ururara ukavuga ngo urashaka umukobwa wiyubashye nabyo rega hari igihe umuntu mudahuza ukazana umwana w'abandi wibera mu rugo ugasanga ntabwo muzahuza kubera ko uhora mu kabari wenda hari n'uwo wari kujya usohokana mukajyanayo mukarambana rero njye nkeka ko icyo bita compatibility y'uko umuntu ahuza n'undi ari nabyo bimaze biragombye kujya ashaka umujura oya kugira ngo bahurire muri oya ushaka guhuza n'undi utari umujura ahubwo wanatuma uva mu bujura ntabwo guhuza ari ukuvuga ngo ni uko abantu bakora ibintu bimwe ahubwo ushaka guhuza n'umuntu kuko niba uzi kwihangana undi akaba akosa cyane abo bantu bahuza umwe arakosa ariko undi akamwihangana urumva ni imico itandukanye ariko buriya singiye kubeshya umuntu ashaka kukuzunga wajya ujya n'umuntu wabwira ikibazo akaguseka turiya mukobwa n'ukuntu yitonda niwe wamunaniye kubera nyine aritonda asa neza ariko mu by'ukuri agira mukushi ya dande abantu bagira sinzi niba mukushi muba muri ibyo gashiha kata ugasanga rero ikibazo si uko umuntu yitonda bemewe rwose nta kintu yabanza uyigisha umukire rega uba ugomba gushaka amafaranga nyamuneka abagore mamubaretse abagore tube tubaretse mbese nawe abagabo ugiye kubareka bereyeho kugira ngo tubabone bavuganire urumva niyo mpamvu rero nyine gusa nyine wowe na Imuke abana byose n'Imana byose nyine n'Imana turanagerageza natwe n'ibindi bigeragezo byose byajya binaza no Jesus no life tubizi se ariko baravuga buri gihe nako ujye kongeraho ariko kandi Jesus no life mbese se Imuke niba byose kongeraho ntabwo byakunda katari isura ngo yataza ngo apferega ubu ntabwo twari kuba ngo tukiri Jesus yataza ngo apfe ntabwo twari tukiri nyine ngo yapfuye mu cyimbo cyacu kuba mwemera kuba byemera gutyo nibyo ariko nanone si ubwo abatabyemera ubwo bari bariho imbere bose we yapfiriye abantu bose ababyemera n'ubushake bwabo n'ababyanga birabareba yose ubyemera wowe byemera wowe yapfiriye nawe ndimu niyo mpamvu uriho
ntabwo uzajya se. ajyaga nibaza ukuntu ririya joro nzaryinjiramo imibare iba yazi ibintu ukora uba ubizi nako muba munabiziranyeho ubwo n'Imana kuko muba muri mugenda ariko nyuma baza kumbwira bati si ikibazo hari umuntu wabikira ibyo wakora byose byarakemutse. oya nanone umuntu Yesu yacunguye ntabwo yemerewe kujya mu bintu bibi hari inzira agenderamo utizera ko yamucunguye ubwo yakora ibyo ashatse utamwizera umutima utaguciriye urubanza ikintu uragikora ibyo ngicyaha ni icy'umutima wawe guciraho urubanza kuri wowe niko ubyemera se niko abyemera wumva ikintu ari kibi ntabwo ariko abyemera rega ntabwo njye nemeranya nabo bavuga ngo cye niko bimeze buriya rero reka nkubwire nta muntu wakwigisha undi Imana ibi bindi bagenda batuzanira ngo Imana ngo yakoze ibi n'ibi ugasanga abayisilamu bafite nabo uko babivuga ibyabo no mu kinyarwanda buriya Imana yo mu Rwanda ifite uko bayivuga yaremye u Rwanda n'isi n'ijuru ibyo bintu byose ni inkuru bagenda bahuza ariko ubundi mu by'ukuri Imana ntabwo iba mu ijuru cyangwa ibiri mu bantu umutima wawe iyo ukoreye umuntu nabo ubizi iyo ugiriye umuntu neza nabwo uba wumva ko uranishima ukumva uvuga ati cyakora rero ibindi byo kutwigisha byo buriya ni ugukabya yese kandi ni ukuri kwigisha ni ugukabya kandi ukwigisha keretse wenda uvuze ati wenda hari abantu bigishije Bibiliya cyangwa se bazanye ino Mana bagishije mu buryo butari bwo ariko byanze bikunze Imana bazanye n'Imana ya nyayo ntabwo ari kubyemera Imana bayikuye he iyo Mana bazanye bayikuye yabanje nyine barahereye iwabo barayimenye barangize barituzanye barayimenye abazungu bayimenye imbere yacu baraza natwe barayitwibwe twebwe muri Afurika ntitwajyaga tumenya ibibera iyo ngiyo mbese twari tubaye twari dufite ikihe kibazo tutaramenya iyo Mana yabo twari tumeze neza none se utimenye ntabwirwa Imana yatugondoza ngo dushinje ibintu byabaye tutabizi niyo mpamvu nakubwiye ngo we mu mutima wawe niba wemeranya nawe ntabwo Imana ubundi bigomba kukurenganya kubitindaho njya numva ngo ni ikibazo cyane kubitindaho ibintu by'idini se n'Imana aho umugani ngo nawe ngo wemera ko umuntu ngo iby'Imana ngo ntawe bijyaho impaka ngo uri guhinyuza Imana ibyo ni iby'abantu baba bagira ngo mutabivugaho cyane Gatolika kuki bagiye bareka tukabivuga tuba tugomba kubivuga ngo n'abatabizi babimenye uyarega no kuba abantu badahinduka bishobora no kuba biterwa n'ababigisha nabi none se reka ngo buriya rero hari ibintu abantu b'amadini bajya bacanga umuntu akaza ngo urabona ngo nutemera ibintu icya mbere uri kubisobanurira simbyumva ndumva atari byo none se ubwo wandenganyiriza ikibi wenda nuko wavuga uti bino bintu bambwiye nibyo ariko nubwo mbirengaho ngemba nkabica ku ruhande ariko ndabizi ko ari ukuri Imana rero ni Imana mu Rwanda ubundi Imana uzi ukuntu bo bayifata ntabwo ari umuntu ntabwo ari ukuvuga ngo yicaye iyo ngiyo Imana ni ibintu bitunganye bikozwe uko neza mu muco nyarwanda Imana ni ikintu cyiza icyo ari cyo cyose aba ari ikintu Imana ubu ngubu nyine nimba wenda inzara yankubise nkabona urampamagaye nyoherereje makeya nkahita mvuga niye karidinari n'Imana y'u Rwanda ni ikintu cyiza nyine niyo umuntu yajyaga kuraguza kera iyo umuntu yajyaga kuraguza hari igihe Imana yeraga cyangwa ntiyere nyine uvuga ngo Imana iyo yeze byacagamo nyine ubwo nyine bigenze neza iremewe kuko abapfumu bemeraga ko Imana iri hejuru yabo nabo bakora ibyo yabahaye ubwo numvaga abapfumu batemera Imana ahubwo ari abantu abapfumu baranakubwiraga bati twe biranze indabo niyo zacagamo baravuga ati Imana y'u Rwanda irabikoze ntabwo uzaciyemo Imana ireze uya baranakubwiraga bati sha hano nta kintu twagufasha naho Imana nyine Imana yo yari iri hejuru y'ibintu byose kandi Imana yabo yari imwe none se abantu bagira no bivuze ngo umuntu waraguzaga rero nta cyaha yabaga akoze kujya kuraguza nta cyaha kibirimo kuraguza rero umva se kuraguza ni nkuko wava ngo ugiye gusenga niko ngiye mbifata kuko akenshi oya ntabwo ari ugusenga ubu ujya gusenga oya n'urugero nyine bigirana isano nko kuvuga ngo nkuko ujya gusenga uvuga ati byandenze wenda reka njye mu rusengero niba biri bukemukire ubu ngubu niko bigenda ariko kera ntabwo mu rusengero bavuga ngo bagiye mu rusengero bajyaga kureba abo baragurira bakababwira bakabaragurira bakababwira ati ibi bizakunda cyangwa ntibizakunda cyangwa se
imvura izagwa cyangwa ntizaba no guhanuza kujya mu buhanuzi bana banoga imvura yaragwaga da barabikora babitaga abavubyi barakunze bavube nyine ariko kuraguza rero buriya ukuntu byabaga bimeze baraguraga mu buryo bwinshi hari abaraguzaga umutwe nk'ubu twahura mu nzira ngahita nkubwira nturabizi witondera umuntu umeze gutya na gutya azaguteza ikibazo ntakuzi urumva ni umuntu uraguza umutwe hari n'abaraguzaga inzuzi cyangwa urugimbu izo zose zari tekinike cyangwa amara y'inkoko gutyo ibyo bintu byose we wazaga ushaka kubaza wenda ko mfite ubukwe bizagenda neza ese ibyo bintu ubundi ntabwo byari bibi ariko nanone mu mico hahitazamo ibindi bintu byo hari nk'ukuntu ahantu ibintu byagiye biba bibi nk'abaterekeraga cyangwa bakabandwa ugasanga rimwe na rimwe bafashe ibintu barashaka kubyohereza mu wundi kera najyaga numva nk'umuntu yarwaye ikibyimba akavuga ngo yagikanze ngo akagenda bagashyira mu kibabi mu giti cy'umuko uze kubirenga ngo niwe bizafata aho ngaho rero niho hahitaziramo akabazo kuko ibyo bintu bibi bashaka guteza undi bibazo aho ngaho ni nko ariko kera kuraguza cyabaga ari ibintu bisanzwe nyine by'uko wajya kwibariza nk'uko n'uyu munsi wa none umuntu aba ari umukirisitu ariko akavuga ati nta mukozi w'Imana uzi kumenya ibintu ni impano ariko ni impano njye numva sogokuru kera yajyaga bitubwira ngo hari umugabo ngo hari n'uba afite ikibazo cye akajya mu cyumba agasenga bigakemuka akabwira Imana ibibazo bye akiyiriza agira ate agasenga akavuga ikibazo cye akakibwira Imana ikagikemuka ariko urumva abazungu aho baziye bagombaga gusenya ibyo bintu kugira ngo byabo babishaka nyine kugira ngo ibyabo bikore iby'umakazi ariko buriya rero mwewe ikintu ngiye nkundira buriya rero mu nsengero binabaye byiza ubundi nk'umwana muto aba akwiye gukurira mu rusengero kuko ni ahantu bakubwira ngo turafasha turasenga nyine ni ibintu byiza ngiye niko mbibara ni kominote igambiriye icyiza muri rusange no kureka ikibi niyo mpamvu ngiye buriya aho wasengera hose uriya umuntu usenga aba ari fureshi gusenga nta umuntu wakuriye mu rusengero ariko ugiye gucukumbura ngo umenye ukuri rero kwihishe inyuma y'ibyo bintu ahubwo ntiwashobora kurinda upfa utakumenya ntabwo wabimenya nicyo kibazo ni uko nyine umuntu wakuriye mu rusengero nawe amara gukura agahita abona ngo hari ibyo bambeshye agatangira kuzana no mu bwenge none se nk'uyu munsi nanone abantu bari gukurira mu rusengero nko muri iyi myaka mike ishize bo bazanageraho rwose bazanamenya ubwenge bahita babivamo kuko mbere bifite gahunda byagenderagaho none ubu ngubu umuntu arabyuka agahita ajya hariya ngo ngewe ngo ndi pasiteri ngo ndahanura kandi ntawamuhabwa waza gukurikirana imico ye ugasanga yabibonyemo diri yo kurya abantu amafaranga none yibaze wowe urakuze usanze wa muntu witwaga pasiteri umenya amabi yose yakoze yarabibye niwe wumva ngo yagaragaye he mu tubari ugasanga rero aba bantu muri ino minsi hajemo ubugegera bwinshi ariko muri izi generasiyo y'iki kinyejana turimo nicyo abantu bari kuyoboka amadini bari kugenda bagabanuka ku rwego rurenze numva bavuga ko umwaka ushize ngo Kiliziya Gatolika yagabanutseho hafi ngo 0.9% by'abakirisitu bayo ku rwego rw'isi kigaragara nyine ko hari abantu benshi baba kugenda bayitakariza icyizere yego ahubwo rero ni ikigaragaza nyine ko abantu bamwe bagenda nyine none ikindi no hako no mu Rwanda ngo ejo hari ubushakashatsi bwabaye umwaka ushize 2024 ngo ugaragaza ko Kiliziya mu Rwanda yagabanutse ngo hafi miliyoni gutyo ariko ngo bayivuyemo ngo ntibajye no mu yandi madini bagahitamo kujya bisengera iwabo mu ngo no kujya babivamo burundu urumva nyine n'ubundi Kiliziya n'urumva harimo igihombo cyinshi cyane ku bakristo nyine abantu bari gutakariza icyizere kinini cyane amadini no mu Rwanda niho bigeze nisha bari gushaka kudukama narababona mujya mu misa wajya kuri toilette ngo uhita wishyura ijana amaturo yose natanze ibihumbi narete ubu ngubu koko bagiye no kunyishyura ariko none tuvuga ati bano bantu nta buvandimwe bari kunyereka ako wabo ariko zabarishyuza ariko biranashyuza nabo bafite ibikorwa bakabaye rero bakora mu izo nyungu bose baguze muri ibyo bikorwa karidida Kiliziya kujyana abana nka bane mu misa bamwe icyayi ukava wishyura 700 oya 700 ni make kuko umwana wava yasubirayo umwana amwe icyayi ariko ushobora gusanga nk'umubyeyi avuga ati ngiye none ndakenye reka ngiye nyine da abana sinabakene ariko abo bana undi bari bakwiye kuba bagiye kandi agiye biriya bintu ntabwo nabikunze kandi umwana wagiye mu Kiliziya utamwana n'igiceri cyo gutura ntabwo mwavuga rumwe
umwana uba ugomba kumuha n'igiceri agatura umwana ari gutura cyangwa kwigisha Aze, gutura ibintu byo gutura kera umukecuru yajyaga nkubita senkani yari menshi icyo gihe yiga muri primaire yarabagaraye twinjiranaga mu misa mu muryango w'iburyo ahita nkomeza akagira ngo ngiye kwicara hakurya mpita asohokera mu wundi ubundi misa yatangiraga mu burara yarangiraga gihinde nacyo kirangiye cyangwa gitondo sabe wigeze yibika bajyaga ntabwo nigeze nibuka Kristina ahubwo ngewe na bari nyine baramuhabuye barakubwira ngo ujye karosiya ukayishyira mu mufuka ngo hazamo amaraso ntabwo nari kwibuka Kristina mana peti barasibye karosiya umukecuru ni umuntu w'umukristo cyane ibyo bintu sinari kubikora ariko nko kugenda nkahita nireberaga filime ubundi twageraga mu rugo uko nakubonye mu misa nicaye hirya inyuma basomye iki yewe nasomye buriya natangiye gusoma bibiliya ndi muto niga muri primaire nari narayisomye hafi ya yose wenda nuko ntayumvaga kubera ndi umwana cyane nari narayisomye narasomaga buri munsi numvaga ari nk'ama episode ngewe ari nka filime mba nirebera intambara uko byagenze buriya bibiliya bigaragaza umuryango wa Israel ahanini n'amateka yawo ngewe ni nako mbibona nyina Adamu ndabyara bigera kuri Nowa Aburahamu gakomeza nyine ba Yakobo bakagera mu Misiri bakajya iwabo bami bakaza abacamanza ubundi ni umuryango rero iyo uri kuyisoma ugenda wowe ujyana na etape noneho nkabikunda ariko si ubukristo numvaga biryoshye mama yambaza agahita asanga imirongo ndayimurusha kuko buriya kiliziya ibintu bazasoma ku cyumweru haba hari gahunda y'umwaka yewe uragenda ukareba ibintu bari busome ubundi nkahita mutuburira icy'amaturo rero ntabwo buriya amaturo nyemera urabona kominote ubundi kominote urabona nk'abakristo nk'ubukristo utangira kuri Yesu amaze gupfa amasubiye no mu ijuru bakavuga bati ariko aba bantu bamukurikiye nibo baje kwitwa abakristo kuko Yesu yari Kristo abo bakristo rero baje kumukurikira kominote yatangiye bagurisha ibintu batunze bakabisangira intumwa z'ikihari ari nabwo ba Stefano baje kubica banavuga muri za management z'ibyo bintu ni nabwo mwumvise abantu bagiye bagurisha bagatanga makeya bagapfa na izo story nyine urumva kominote ubundi nuko yari imeze ariko baza gukwirakwira banahigwa cyane bava muri Yudeya bajya muri niho ugenda wumva intumwa nyine zagiye zijya muri ya matorero ngo Tesaloniki ngo nyine hariya hose icyo gihe kominote y'abakristo ntabwo ari imeze nk'uko imeze yari kominote y'abantu bakurikiye Kristo bakumva iyo nyigisho ni nziza bagahura bakagurisha bagasangira nyine batarutana ariko ukuntu nyuma byaje kugenda bakubaka ibintu bimeze gutya bagatangira bakavuga bati muzana amaturo ariko ayo maturo ajya he munsi insengero zirakize ziranakize kurusha zifite amahoteli atabarika iyo nyungu wenda bakuramo sinzi aho ijya ariko ni nayo mpamvu ngiye mvuga ni nk'iyo nyungu bakabaye bavuga bati tuwarete basi nimba ari iyo suku n'impapuro z'isuku za papier hygienique bakoresha bakajya bazigura ariko umuturage ntiyumve ko atajya mu misa kubera ko ari ibintu bimwe wenda ashobora kuvuga ati ngenda atambika n'amaguru nigire mu misa nta n'itike uwo muntu rero baba bari kumukumira noneho ituro rero yewe ubu ngubu uyu munsi tuvugana sigiye kubeshya yewe umuntu jamani ashobora kumbwira batinze kuduhemba ku kazi meze nabi wampaye 5 aho kugira ngo nyature nayamuha kuko ari amafaranga ntura ngiye nta nubwo mba numva ngiye suivi yayo n'ibyo akora n'impamvu ngomba kuyatanga ituro na bibiliya ndumva iryemera gutanga ituro mu rwego rwo kugira ngo imirimo yawe wakoze yashimwe n'ibiteko bitanze ituro ntabwo bizi ko ariko bikora ku muntu utanga ituro Imana imumugisha akora no gucoresha nta nubwo nemera imigisha ngewe urakora no gucoresha none se reka nkubaza kandi naho yakora no gucoresha abantu nyine niya systeme twavugaga twatangiye tuvuga ngo abari abajama baditsira bararebyeho baravuga ati nta kundi kuntu twabigenza abajama tubanze tugakora ku Mana yabo none turaza tunabakandamiza babakuremo n'utwo mufite urumva kuko ari amafaranga bakango y'icya 10 n'amaturo ari amafaranga se akora iki mu rusengero ariko yubaka izindi kiliziya oya nibe wenda tureke izo kiliziya regaza tuve muri kiliziya kuko kiliziya ibikorwa byayo byo ni byinshi cyane turabibona twumva ngo bishyura n'abana amashuri n'ibiki ibyo ntago tubizi tuwenda tuze mu zindi mu yandi madini ari aho ngaho ya Pentecoste n'andi urumva
uribaza ayo mafaranga akora iki muri izo dini? ariko bamwe bagiye bashinga bubaka amazu y'ubucuruzi n'abakire bafite n'amabanki. Ubwo bucuruzi se inyungu n'indi zifite muri wa mukristo? noneho nibe na kiliziya. Izo nyungu ziri ku mukristo cyangwa ziri kuri ba pasiteri? buriya leta ijya no guhagarika ibintu by'amadini. uko umuntu yazaga agafata ibiceri wenda abantu bakajya bahurira nk'aha. ubundi se amadini yatangiraga nk'ubu duhuriye turasenze cyumba uravuga uti mujye muza hano dukora wenda amasengesho y'iminsi 3 tugasenga. twamara gusenga wenda minsi 3 yarangira ugahita uteka icyayi n'ibiryo byiza tukarya. ukavuga ati Imana yaradusubije si byiza, hashira ukwezi muzagaruke. hashira tukaba tubaye benshi mu mezi 6 ukavuga uti ariko ubushobozi butangiye kunanira, ngiye kujya nshyiramo igiseke niba ari uko afite nitumara gusenga tuze kugura bya bindi byo kurya. kuko urumva abantu basenze iyo minsi bakeneye akarekiperasiyo. niba wenda banywaga nk'amazi cyangwa bakarya utuntu tworoshye nijoro, nyuma y'iminsi runaka mukaba mutangiye gutura. byagera akababwira ati hano hantu uko twabaye benshi ari hato, mugashaka inzu ntoya ejo bundi ati mu bundi mwaritse tukubaka. noneho ikibazo ahantu kiri aragiye aguza ikibanza ati ariko njye hari ikibanza twacyubaka mu bakristo hajemo n'abakire murubatse urusengero ruruzu ariko ruri mu mazina ye yaba undi ngo ni umwe watanje, ntabwo ari urwa community, umwe watanje icyumba. noneho ejo bundi haje undi uzi ukuntu bagurisha urusengero. wowe uraza ukababwira uti twabonye umushyitsi w'umunyamavuta ukomeye nawe ni umukozi w'Imana, ukaba perezida uyu munsi ni nawe uri bubigisha. akabigisha ejo ku kindi cyumweru akagaruka. noneho bikarangira uwahoze ari umuyobozi wanyu cyangwa umushumba wanyu n'uvuga ngo ni umushumba n'ubu nimba ari ikintu nabi njye ntabwo nakumva ukuntu naba intama y'umuntu wenda yabaye mu mwuka ku Mana ujya ubyemera umuntu ariko ngiye ajya kumbera umushumba ate ari umusamba. erega bano nta muntu bajya bavuga ngo nta muntu urarenga ngo aho imyambi ya Satani igera. umuntu wese ni umunyabyaha wese. rero nta nubwo byagutungura wa mukozi w'Imana uri kubabwira ngo ntimugasambane ejo bamufashe ukabona video ye ari gusambana, kuko ni umuntu. ibyo byo byemerera abanabikora ahubwo akenshi, cyangwa wenda ashobora no kuba batabikora ariko umuntu ni umuntu. uwo muntu rero kubera ko mpagaze imbere akumva afite uburenganzira bwo kumbwira ngo njye ngira gutya sinkagire gutya, ahise yumva amaze kubyimba arumva ari umushumba wanjye. oya agomba kunyigishaho duke tugahurira muri ibyo gusa. kuvuga ngo erega kuba umuntu ari umushumba wawe biba bisobanuye yuko nyine itandukaniro hagati y'umushumba n'intama ni rinini. kuyobora mu bintu byose aragutekera. none se ngaho arakugenera umuntu araje wa undi mwatangiranye agenda abura gake gake mugashiduka uwo yazanye ari uboneka, bikagira uwo mukamubura kumbe we yarugurishije kera ari kumumenyereza. yamara kumumenyereza agacaho. ubwo bugegera rero buba bwishe gutyo muri ayo madini. nibwo sinzi urumva ufasha umuntu uri innocent wikundira Imana cyangwa wifitiye n'ibibazo wumva Imana yamutabara, ugahita ufata ya marangamutima ye ukayexploita ugahita umurangiza. niyo mpamvu rero ibintu by'amadini nakubwiye ngo bigitangira byari byiza, abantu bakagurisha bagasangira, urumva yari umuvumo ishyushye. buriya nka ADPR ni urugero rwiza rw'idini. umuntu wese uza ADPR yo muri za 2005 amavuta yari ari ntabwo ari nk'ubu. kubera iki idini irakura igatangira gushinga inzego zikomeye, igatangira ahubwo kugenda abantu bari mu nzego zo hejuru bakiriramo bakibagirwa ubundi umurimo wabo mu by'ukuri. niyo mpamvu rero ngiye numva ko amafaranga ahubwo ari mabi cyane mu idini. bari bakwiye kureka gutura, bari bakwiye kureka amafaranga ahubwo Satani yarabanje atoteza abera. urumva ngo abera barabatoteza bakabajyana muri stade, urumva bakabajyana muri stade intare zikabarya abandi bakabatwika. nyine uza urupfu rubibishe bari abantu bose, na Yesu ubwe nuko yapfuye n'abamukurikiye n'intumwa ze bagiye babica nabi. noneho ngo uko babica bakavuga ati umuntu ni gutapfa, akanga kwemera, akanga kuva ku bintu bye mpaka. ahubwo bigatuma abantu benshi bavuga ati bya bintu ni sawa. abayoboke noneho Satani ahita yiga ati bano bantu nta mpamvu yo kubica, ahubwo reka noneho mbaho n'uburenganzira ahubwo bwo gusenga ari ibi. ariko noneho abategeramo ahubwo bajye basenga nk'uburyo budakwiye.
ese ubu ngubu niba uri umuyobozi w'idini ukaba waruguze amamodoka ukaba uri kuvuga ngo pasiteri ngo akeneye ingobyi ngo niko bayita iyo bagiye kumugurira imodoka. Abaturage barashonje, ntabwo wabona umukristo, urabona umwana we bamwirukanye mu ishuri yirirwa aho ngaho, maze kutajya ku ishuri ngo sindabona amafaranga, muricecekeye. Ariko ngo umupasiteri ngo gute ngo atagira aho aba mu mwubakire. Ibyo bintu rero nibyo bibi by'amafaranga. Bariya abantu bose se tubone ko baya mafaranga bayakuyeho, aba bapadiri n'aba bapasiteri bose ukeka ko wakongera kubabona, bahita bajya gushaka uturimo tw'amaboko. Ariko ubu ngubu umuntu aragenda akiga teoloji agahita avuga ati ibintu bibamo amafaranga. Ntaho satani yabashobore. Ikiganiro numva cyari gikaze cyo kuri topic y'isengero, cyari umuriro. Reka turi gusoza, reka nkubaze iki nanjye kiri kibazo kimwe, ndabaza Joe ikibazo kimwe, naye nkubaze ikindi kibazo kimwe, wenda kubaza ku cy'amadini n'icyo tugiye gusorezaho. Wemera gute? Reka mpere kuri Joe. Joe, wowe uri rasta, ndakubaza nayo nabyo turi ku bintu bijyanye n'ukwemera nyine tuba wenda, ariko ntabwo turi byinjiramo cyane, ndakubaza ikibazo gitandukanye. Ubundi abantu bazi neza ko ijambo kuba ubumuntu, bazi ko ijambo umuntu ari ijambo ritagikunze kugira agaciro cyane. Abarasta wenda ikiganiro tuzakoraho cyihariye, kuko nabyo hari n'abantu bakeneye kumenya byinshi kuri Rastafarism. Yego, ukuntu babyita neza simbizi. Ufata ute umuntu ufite dread muri sosiyete nyarwanda, ubona afatwa gute? Icyo nshaka kukubaza ugendeye ku muco. Ese tubizanye mu kwemera, umuntu ufite dread yawe umuntu wemera Imana? Atute umuntu ufite dread muri sosiyete, umuntu ufite itaye ngo uko uzifite. Yes, umuntu ufite dread yawe umwemera Imana? Yego, 100%. Ibyo ngibyo n'undi turayemera. Yes, turayemera. Sinigeze Imana n'ubyo twavuze, sinigeze mpakana Imana. Yego, sibyo? Ntabwo nigeze mpakana Imana, yaba Imana y'u Rwanda yaba niyo y'abazungu. Njye nemera Imana y'u Rwanda kandi ni Imana nk'uko Savimbyara ari kubivuga. Iyo Mana twarayizeye, twarayikoreye. Wenda ndavuga abakuru kuko njye ntabwo nari mpari, ariko bitewe n'ibyo nagiye numva, n'ibyo nagiye mbwirwa n'amateka uko abivuga, kuko Imana yarabikoraga kurusha uko iyo y'abazungu yaje kabikora. Urumva bo hari icyajemo kirahinduka. Urumva Rastafarism rero yemera Imana cyane, kandi kuba umuntu afite dreads ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana. bemera Imana imwe, Imana imwe yaremye ijuru n'isi. Urumva ni ukuvuga ngo ntabwo kuba umuntu afite dreads okay muri sosiyete wenda kuntu afatwa, nk'iyo kenshi uciye ku bantu uko bakubona, ntabwo niyo yaba akenshi ntabwo abazi izina ryawe, ariko icyo gihe yakubona na dread ahita avuga ngo Rasta. Sibyo? Ntabwo azi ijambo Rasta icyo bisobanuye, nta nubwo wenda azi ubusobanuro bw'iryo jambo ashatse kuvuga, ariko Rasta abavuze ikintu gikomeye cyane. Urumva akwite Rasta wenda utanariwe kubera ko ufite dread, ibyo birangire, ariko kenshi bakwite Rasta. Ikindi bagufata nkaho muri sosiyete en general bazi ko ngo abarasta ari abantu bamwe urumogi. Urumva kenshi cyane nuko muri sosiyete babifata, ariko sicyo bisobanuye, kuko baravuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose. Hari abiyandaritse bagerageza kubikora mu kavuyo. Urumva mbese bashaka kuvangitanya ibintu, kuko Rastafarism aho yaturutse wenda urwo rumogi bararumwaga bakanarukoresha, ariko nabo mu buryo barukoreshagamo si uburyo bwo kwangiza abantu cyangwa se kugira ngo bagire ikindi kintu bagenderaho. Urumva kandi si na bose uko barumwaga, abo bose bagiye babona bafite dreads bavuga ngo bazanye uburasta bose banywa urumogi. Ibyo nta hantu bihuriye. Ushobora kuba udafite imisatsi uri Rasta, urogosha uruhara, ushobora no kuba ufite umusatsi utari Rasta. birashoboka se ko wagira uruhare ukabuta uri Rasta cyane. Birashoboka cyane. Dread ni amahitamo y'umuntu. Yes, ni amahitamo y'umuntu, nk'uko ujya kubona ukabona umuntu asanga yifite umusatsi we, ariko akaba akunda kwiyogoshesha uruhara gusa, avuga ngo skin head niyo nkunda. Abayisilamu bakunda kugira ubwanwa gutya, ariko niyo yabukuraho ntabwo bujya ngo kuba umuyisilamu. Kuki se mwahisemo dread nk'ikimenyetso kibaranga? Dread nk'ikimenyetso rero, dread nandi ni nk'uko bavuze ngo hari story tuzaganira kuri Rastafarism.
ubwo byaba ibintu birebire cyane. Reka tuzabyinjira byaba birebire tuzabiganiraho muri icyo kiganiro. Twandikiye muri topic nimba bashaka iyo ngingo tuzayiganire kuri Rastafari mu dusobanura na dread naho yavuye impamvu iri kumwe. Kandi nanone tugarutse wenda kuri umuco mu Rwanda hari ibyo bagiraga byitaga amasunzu rero burana nayo burara ihorana na dreads byose ni umusatsi. Umusatsi ariko ufite connection nyinshi, ubusobanuro bwinshi cyane. Kuko nko muri Nigeria hari abana bajya bavukana dread, umusatsi wabo uba dread ni kuwuteye, ariko umwana yavutse ameze gutyo akenshi bahita bamufata nk'umuntu uri hafi y'Imana, usanga bamufata nk'umuhanuzi. Umwana uvutse ameze gutyo. Sabimba arakoze kunywana, ibindi tuzabiganiraho utaha. Nuvanga ubundi Jamaica ni imico myinshi, urumva ni abacakara bavuye muri Congo, muri Nigeria, bagiye bashaka umuco rero bahurira, bashaka umuco bahuraho, nizo dread nto zaturutse nyine. Igihe tuzabiganira mu kiganiro cy'ubutaha. Reka turi gusoza Savimbe nawe tumubaze ikibazo cya Savi, we turi ku bintu by'amadini. Iki kiganiro cyo tuzanagikoraho, hari topic nifuza ko tuzaganiraho ubutaha ijyanye no ikintu cyitwa ubusumbane kuri iyi si, ariko reka tuzakivuga mu kiganiro kizakurikira. Ubu ndashaka kubaza ikintu kijyanye n'amadini cyane cyane twatinzeho twavuzeho muri iki kiganiro. Ese wemera ko abantu cyangwa abakristo bagakusanyije amafaranga yo kubaka ingoro y'Imana cyangwa nyine ahantu ho gusengera heza kugira ngo bajye kuhasengera bameze neza, cyangwa se ayo mafaranga yubatse urusengero yagakusanyije kubakira abakristo bakaba ahantu heza, bashaka bakajya bahurira mu ivumbi bakajya gusenga? Ni iki gihe kubera icyo bajya mu ivumbi? Ariko hari ahantu rega abantu basengera hatari ivumbi. Ngaho wowe bibona iki kibazo nyine ukora bizi neza ko ahantu usanga afite urusengero rufite nk'agaciro nka miliyari, kandi abaturage baho bava muri za nzu zimwe zenda kubagwa hejuru. Wapi ibyo bibona gutyo? Ibyo bintu ntabwo binashoboka. Ahantu uzabona urusengero nyine rurimo imirimbo, rwa rundi rw'abasirimu rumeze neza, biragoye ko apfa kubona abantu ariko bakora utuzi tw'ubuyede n'ibicyabwo banahasengera. Rego buri insengero nazo zaje, buri hari insengero ziba zirimo abantu b'ingeri zose, nka ADPR, abadive, abametodiste, abakatolika. Urumva ni insengero zibamo, ariko none hari izindi nsengero zagiye ziba class. Yego usanga hasengeramo abantu basa neza gusa, kandi ko kwituna bibona na ba nyirazo n'abakire, kuko abayoboke babo nabo bafite amafaranga yo gutura. Babandi banatanga dress code abakristo bose bambara, bakavuga ati ejo muzaze mwambaye umweru gusa cyangwa umutuku gusa, bose bakaza babambaye. Birirwa bagura n'abaturage bo ku ruhande kugira ngo parikingi iboneke. Urumva akantu k'ubusumbane rero no mu mikoro. Ejo bundi nari ndi kubona umuntu wavuze cyangwa burango nta muntu uzabicunge ngende umukatolika, niho nakuriye nyine. Ntabwo wapfa kubona uri umukene ngo ubone nk'umuntu araje arakubwiye ngo hazambyariye umwana muri batisi. Hari na marene ubundi baba bashaka abantu bagira icyo banamarira umwana, ushobora kuvuga ati Minesi wakomye, uzabicunge. Nibyo rero ibintu by'Imana ubundi byakavuyemo amafaranga, bikaba ari ibintu byiza nyine. Kuko nakubwiye ngo abakristo mbere bagishingwa ntabwo bagiraga urusengero, ahubwo yari community y'abantu, umwe akagurisha ibyo atunze akabizanira intumwa ati managing dukomeze dusangire. Icyo gihe rero bagenderaga ku mutima mwiza n'imibereho myiza y'abagenzi babo no gufatanya. Ariko ubu ngubu aho inzego zimaze ubundi ibintu bitangira ari byiza, nkuko nababwiye ngo abantu batangira mu cyumba basenga, noneho nyuma bakagenda bakura. Uko bakura rero umwe ahita atangira kuvuga bati ese ko dukeneye kontabure kandi akabahembwa. Ariko mu bantu dusengana harimo babiri babyize baba kontabure, bize kontabirite. Icyo gihe abo babiri bashobora guhita bafatamo umwe, undi agahita agira ishyari akababara. Noneho bagatangira kuvuga bati tugiye kubaka inzego zishikamye, kuko idini noneho ntabwo ikiri y'umuntu umwe, iri kumara imyaka. Abantu bazasimburana gute? Batese abantu bazambara gute? Bati mureke twambare ibigeza. Batese abantu bazanywa iki? Bati inzoga tuzikuremo cyangwa tuzishyiremo. Aho hantu rero noneho baba bashaka gufata ya dini bakayisanisha n'ubuzima bwa buri munsi n'inyungu zabo bwite. Kuko kumbwira ngo idini ifite banki kandi ugiye gusabamo inguzanyo bakungukamo, ibyo bintu ubwabyo ni ubucuruzi. Ni nka bimwe nyine Yesu yagiye mu rusengero akamenagura. Rero ngiye ukuntu byumva, abantu ubundi bakabaye basenga bashaka Imana. Imana yo na Yesu aravuze ngo abantu n'indyarya babeshya yuko ngo bakunda Imana badakunda bagenzi babo. Ni itegeko riruta ayandi, ni urukundo. Niba ukunda mugenzi wawe akaba ataburara ubibona,
icyo rero ibindi rero byo kuvuga ngo nta muntu n'umwe no ku munsi w'urubanza wabwira Imana ngo nubatse urusengero, nta muntu uzavuga ngo njye natuye miliyoni, warayituye kandi umuturanyi wawe yaraburaye ureba. Niyo na Yesu avuga ngo mugende sinigeze mbamenya, abandi babarara noneho bo baza bavuga ati ntabwo tukuza, ariko ati wa muntu buriya mwameneragamo yari iki. Abo bantu urumva ubwabo baba bavuga ntibanamuzi, ariko abavuga ko bamuzi azababwira ngo ntabazi. Nicyo kikwereka ikintu rero gikenewe, ubundi umuntu yagakoze. Ni ibyo ngibyo nyine bizakugezaho akakubwira ati burya wa muntu wagiriye neza yari ibyo bindi rero byo nk'abagorozi ntabwo bagira insengero. Bo bavuga ko ngo urusengero rwa nyuma ari ruriya Abaroma batwitse Yerusalemu, nta rundi rusengero. Urusengero ruzongera kugaruka Yesu aje, basengera ku misozi, baravuga ati hari ahantu hari ikibuga tuzahurira duterane. Ntabwo ari ngombwa, ntabwo bo banemera insengero. Abanyarwanda bo ngo abazungu baza ngo umwami yaranababajije ati, baramubwiye ati duha ahantu twiyubakira inzu y'Imana. Imana yanyu se ikwirwa mu nzu ingana izajya mu nzu? We nyine yumvaga Imana iba ahantu hose, bagiye kuyifungirana mu nzu izajyamo. Ntiyabyumva. Akantu karimo filozofi iteye ubwoba ya Dani. Nuko bashaka kutubaka inzu y'Imana. None se nk'ubu ngubu nitwa Angrebert, ni izina ry'abatagatifu. Ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu abatizwe bagomba kumuha izina ry'abatagatifu w'iwabo gusa. Ntigurirwa ni iripagani. Angrebert ni iritagatifu. Ni Kristo. Nako ni ubwo se numva ahitazamo no kwempozaho umuco w'iwabo, uwacu bakawutesha agaciro. Akaba rero ngewe uko mbyumva abantu bagashyize imbere byo gushaka Imana, abantu bahamagariwe gushaka Imana no kwigisha abandi bakaba ari byo bakora. Ntuzanigeze kumwumva wenda tunasoza bwa nyuma Mpyisi nigeze kumva ikiganiro cye ari kuvuga ngo abapadiri n'abapasiteri n'abashehi bafite ibibazo. Imana yabahaye akazi ko buravuze ngo uyu umurinzi ngo ahagaze ku munara, bakabona baratewe, umujyi uratewe, akavuza ihembe ati twatewe. Umuntu udahunze agapfira muri uwo mujyi ntago amaraso abazwa murinzi, kuko yakoze akazi. Iyo arangaye cyangwa agasinzira bagaterwa bakica abantu, ngo ayo maraso yose azayabazwa kuko ntiyakoze akazi yari ashinzwe. Rero aravugaga ngo n'abo bakozi b'Imana akazi kabo ka mbere nako gutabara roho z'abantu, ubugingo bw'abantu, ntabwo ari ako kubaka amazu. Rero niba Imana izababaza ko nababwiye abantu umwanzi Satani ko abamereye nabi, kuki mutavugije ihembe ngo aba bantu bamenye ikibateye? Icyo kintu rero kirasobanutse, ni icyo cyonyine, nta bindi byo kuvuga ngo amazu biriya bindi nyine ni akantu. Ni ibintu by'isi byo kwiyorohereza ubuzima kugira ngo babashe no kugira icyo bakuramo. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Ariko mbere ko dusoza nyine buri wese reka afate ijambo rimwe abwira abantu badukurikiye ikimuri ku mutima, kandi tunabasezeranya ko byanze bikunze rwose vuba aha ngaha turongera kubagezaho ikiganiro kindi gikurikiyeho, tunababwira ngo topic mukeneye ko twaganira, ariko ndabizi neza ko tubafitiye byinshi mu bubiko, ibiganiro byinshi bitandukanye, kandi nzi neza ko mutazatugerana irungu. Byo mu magambo make usoza rero ngaho gira icyo ubwira abantu badukurikiye. Rero nabwira abantu bakurikiye Mukeni kandi nababwira ko turabakunda cyane kandi nta kagaruka, isaha n'isaha turahari muri na famiye ya Karidinali. Wumve ngo ibiganiro bigiye kwisukiranya, icyo mukeneye cyose kutubaza kugira ute turahabaye. Ikindi nasoza mbashishikariza kwibuka n'ibikorwa dukora, natwe mukatubera abakiriya, mukaduteza imbere kugira ngo tubone amafaranga. turayashaka pe. Mugerageze rero muduha akazi, ubwo ibindi nimero muraza kuzibona. Ikindi tuzaduhora turi kumwe cyane kugira ngo twongere tubiyegereze neza cyane. Murakoze. Nawe gira icyo ubwira abantu badukurikiye. Ngewe icyo navuga, mukore subscribe, kandi iyo abantu bagitangira cano gutya badukurikiye by'umwihariko kandi badukunda, mwamwemereye nyine no kudukebura, tubwira muti nk'ibi ngibi nyine ni ugutangira, cyangwa mukaduha ibitekerezo nk'uko Karidinali yaravuze ati shaka kuvuga muti muzatubwire kuri ibi muzabigenze gute. Nubwo tugitangira ku bintu bizagenda biba byiza ndabizi. Ikindi nyine munagira amakenga, ngubu icyuma nikitakwicira ubuzima gishaka kugeza muri gereza. Ibyo bintu mubimenye,
si ngombwa rero abantu ngo bakwirukeho kandi urumva ni uriya nko kujya kunywa ibyuma leta ikwiruke ni nko kuvuga ati uriya muntu mu mucunga ati yabura bagahora bagucunga urumva ko ni akazi karekare ariko nyine mukunda ubuzima bwanyu mugire nk'ubu ngubu ngiye mbara yuko bino bigo bishinzwe ubuziranenge byatubeshye mutangire mugire amakenga noneho y'ibintu mujye mubinywa niwumva ubyutse ikintu cyakumenaguye umutwe uhituvaho ntabyo kuvuga ngo leta ngo ikigo nta kirakivuga ngo reka ngo meze mwe nkaho wagira ngo hari abantu bagomba guhora bagucunga bakubwira ngo hano wanywa ngo nyine nawe ujye ufite ubwenge nicyo kintu ngiye nababwira wenda nimba binabaremereye ubu ngubu kubivaho nyine wenda wari warabyimenyereje ariko ni urugamba kuko ni ubuzima bwawe igihugu tuba kirimo buriya n'ideni genda byibuka niga muri Toronkome hari amafaranga leta ngo twishyuraga amwe ngo leta ikongeraho ubwo wenda yaravugaga ati bano bana ejo nibo bazarugira paradizo none dore mu byuma amafaranga barayampaye ariko nayakoresheje neza wajya kubona ugasanga nta muntu leta yameneyemo nk'umuntu wiga muri prive ntabwo yishyura nk'uwiga muri leta wize primaire ya leta nayini leta irimo iravuga ati mushyiremo imbaraga dore aba bana ejo bazabidukorera ajya kubona bagasanga baranambutse hari ubuhombo ni icyuma cyigenga reka dukunde ubuzima bwacu ikiganiro cyari cyiza cyane kabisa kandi yaranashimishije ni ikiganiro cya mbere mpunze kabisa mu biganiro twakoze kuri YouTube channel. Iki kiganiro cyari kirimo ubutumwa bwinshi cyane mbwa ya ndirimbo tindirimbo ifite ubutumwa ni ikiganiro cyari gifite ubutumwa kabisa kandi rwose turabasezeranya ko yicara mutazigera muyigira hirungu gusa nimba bivuze mudukorere share subscribe munyaboneka kugira ngo ino channel izamuke nizamuka mukabaho muri benshi tuzakora ibiganiro byinshi kandi natwe izatugaburira najyo yavuze ngo muduha akazi rwose mu muhamagara inshuro numero yiwe ni 0783098226 umve ko numero ye nyizi yagura kantu abakorera interior designer na exterior amatatuwaje ibintu byose nk'ibyo ngibyo akazi kose sabi mu akazi ko gusobanura dore ntamase n'iminsi adakora akuburi no kwicisha abantu irungu ariko narwaye buriya mu nda birakomera cyane namaze igihe nararwaye ariko ubu wamaze gukira ubaguha akazi mu biraza impamvu bonaga nsigaye nikorera utuntu tugufi kuri Instagram tudasaba imyuka YouTube channel wayishyize ibiganiro ko bari kubigusaba washyize ibiganiro kuri ndaje bibahe nimara kugarura bibahate ko duhari se tegura igiza natwe tuzahaba nazo kuri channel kugira ngo turimo ubutumwa kandi ko ubutumwa ni sawa. So rero mwakoze cyane Imana ibaha umugisha. Safi wakoze cyane Imana ibaha umugisha. Jo wakoze cyane abakoze twakira sena nawe yagiye Imana ibaha umugisha yakoze ko haba n'ubwo tudasubanye ikiganiro agize impamvu zitunguranye zahise zituma agenda ariko ngira ngo nawe turamushimira cyane ko yakoze. So rero Imana ibaha umugisha mwe mutureba mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda mwese turabakunda cyane Imana ibaha umugisha. Bye bye. No Jesus no life MK. Emeka Limited, create your memory. Muri Emeka Limited tubafitiye commercial photography, wedding photography ndetse na fashion photography. Sinibyo gusa kuko muri Emeka Limited dukora sonorisation, twandika ku myenda, dukora ibyapa, turafotora, dukora kashe, twigisha machine, graphic designer ndetse tukanakora za logo. Ku bundi busobanuro ushobora kuba watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri 0786437444. Emeka Limited, create your memory. Ujya wifuza gutembera u Rwanda ukamenya n'ibyiza birugize? Ese ujya wifuza interior designer ndetse na exterior designer zigezweho kandi z'abasirimu, cyangwa waba ukeneye tatuwaje zigezweho yaba ku mubiri cyangwa se mu kanwa abenshi bakunze kwita tatu zishinya? Gana Host tugufashe. Muri Host Travel tutembera u Rwanda tukiga amateka, tukarya umuziki, tukidagadura, tugataha twishimye. Naho muri Host Designer tugufasha kuba watunganye wawe yaba mu tubati, intebe, jaride, comptoir, parking, parfum ndetse na TV stand kandi bigezweho ku mafaranga make cyane. Reka si ibyo gusa kuko muri Host dukora tatu z'ubwoko bwose kandi butandukanye, yaba ari amabara, yaba ari zo ku mubiri ndetse n'izo mu kanwa abenshi bakunda kwita ishinya. Ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kuba waduhamagara kuri 0788880986 hamwe na Joe tugufasha byose wifuza.